dore akantu karenze, umukire ufite miliyari ye aho kugira ngo umufunge iminsi 30 yakwishyura iyo miliyari ye ariko akabaho yitegembye. Naho umukene rero udafite amafaranga ariko adarwaye nyine anabayeho nyine ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi, miliyoni imwe yonyine n'imyaka 2 wayimufunga. Icyo nshaka kuvuga ni iki, umukire yatanga byose afite ashaka kubaho yisanzuye, afite freedom, afite kwishyira ukizana, ariko umukene atanga kwishyira kwizana kwe ashaka amafaranga. Ikigenderewe si ukubaho ufite amafaranga, ukeneye ni ukubaho ufite kwidegembya, wishyura, mbese ufite freedom, utarwaye, umeze neza, no gutembera kegiyeri wisanzuye ntawe ukubwira ngo garuka wajya kuri toilette waturushya wowe. Ikigenderewe ni ukubaho ufite kwishyira ukizana, ntabwo ari ukubaho ufite amafaranga. Nubutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje bya ikintu cya fresh peace and love, boom fire.